Ni amakuru mashya, ni amakuru yerekana ko umutwe wa M23 cyangwa se AFC ni umutwe uri kwerekana imbaraga zidasanzwe, ni umutwe ukomeje kuba wakwagura ahantu mu by'ukuri wifuza kuba wafata, ni umutwe nyuma yo kuba wafashe Goma ubu ngubu ukaba ugeze kure no kuba wafata umurwa mukuru wa Bukavu. Ni amakuru mashya, ni amakuru ari kugenda mu by'ukuri agaragaza ukuntu umuryango wa SADC wateranye ukaba mu by'ukuri wafatiye ingamba zitoroshye, ni ingamba zikomeye, ni ingamba zijyanye no kuba nta yindi gahunda yari yabajyanye muri Kivu y'Amajyaruguru no guhashya umutwe wa M23, nubwo mu by'ukuri byabananiye intego bihaye ikabananira. Gusa nkuko inama mu by'ukuri yejo yagiye igaragaza ko umutwe wa M23 bakomeza bagenda bashinja ko u Rwanda ari rwo rubiri inyuma ndetse ko arirwo rukomeza kugenda rufasha uyu mutwe wa M23. Nubwo u Rwanda rukomeza kugenda ruvuga ruti mu by'ukuri nta nyungu twabona mu kuba twasapotinga umutwe wa M23. Namakuru ari kugenda rero agaragaza kuntu AFC cyangwa se M23 nayo yafashe ingamba zidasanzwe. Ni M23 ikomeje kuba yagura intwaro zikomeye, ni intwaro zo kuba bakwifashisha mu kuba bacunga ikirere cyahariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Barabizi neza ko SADC itaryamye, barabizi neza ko SADC igiye kuzana ibitwaro biremereye, barabizi neza ko bagiye kuzana indege zo mu bwoko budasanzwe bwo kuba bahangana n'uyu mutwe. Niyo mpamvu nabo biteguye cyane bitewe n'iki? Bitewe no mu by'ukuri hari ahantu kugira ngo bahafate byarabagoye cyane, nayo mpamvu mu by'ukuri bari gukora uko bashoboye kose kugira ngo babe bacunga umutekano mu buryo bweruye cyangwa se mu buryo busa naho abaturage babarindira umutekano muri rusange. N'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Goma muri rusange bakomeje kugenda berekana ko barambiwe ubutegetsi bwa Tshisekedi, bavuga ko baburambiwe ndetse n'imyigaragambyo mwagiye muyireba mubona ko bafite amabandorori yamagana Tshisekedi ndetse n'abakozi bayo, ndetse no kwirirwa bari kuzana aba mercenaries cyangwa se aba bantu baba bakodesha kuza kurwanira igihugu. Bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi ari weakness ya mbere ya guverinoma muri rusange. Bakomeje kugenda rero bashimangira ko bifuza M23 ko ariyo yagakwiye kuba ibayobora ndetse mu by'ukuri ikabaha umurongo ngenderwaho. Bitewe n'ukuntu mu by'ukuri abaturage bakubwira ko barambiwe intambara, barambiwe kwirirwa mu by'ukuri bubaka business ejo bakirukanka bitewe no kutumvikana kwa leta Tshisekedi ndetse n'umutwe wa M23. Bakomeza kugenda bavuga bati aka ni agace gafite amazahabu, aka ni agace mu by'ukuri gafite byose, aka ni agace kakwiye kuba ari agace gakize cyane muri Afurika. Ariko iyo turebye ukuntu mu by'ukuri hirirwa barwana, hirirwa abantu benshi, ngo ejo muri SADC abarundi ngo bazanye aba mercenaries, ngo bazanye ngo FARDC, mu by'ukuri ukabona ko ari ibintu birimo akajagari, ari ibintu mu by'ukuri bidasobanutse, dore ko nta training zihagije mu by'ukuri abasirikare babona. Ibi bikomeza kugenda rero bishyira pressure kuri Tshisekedi mu by'ukuri yiyamamaje anatangaza ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo azagishiraho icyo nakwita umurongo. Ariko kugeza na n'ubu Kinshasa afite ubwoba bwinshi cyane, ni nyuma yaho yeretswe ko M23 cyangwa se AFC ifite gahunda iremereye, ni gahunda kuba Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo bayigira igihugu cyabo ndetse bakakiyobora, byanarimba bakazagira Kinshasa. Bafite gahunda yo kuzagira Kinshasa kuko bavuze ko iyi leta ya Tshisekedi bayirambiwe, ni leta irangwa n'ivangura ndetse mu by'ukuri idaha uburenganzira abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi bazi neza ko hari ariho bavukiye ari iwabo. Ibi rero bikomeje kugenda bivugisha isi muri rusange, bikomeje kugenda bivugisha amahanga ndetse na leta zikomeje kugenda zibaza zitese iki gihugu kimeze gute, iki gihugu mu by'ukuri gifite ubuyobozi bumeze gutya kimeze gite. Ni amakuru ari update rero agenda yerekana ko SADC yamaze already kuba yashyiraho umurongo ngenderwaho ndetse n'ibihano kuba mu by'ukuri M23 yarenze mu by'ukuri ibyo bemeranyije kuba mu by'ukuri baganira ndetse bakaba bashaka umuti batarenze kurwana. Gusa M23 yavuze ko mu by'ukuri mu gihe batubahirije ibyo bemeranyije ta gahunda bafite yo kuba basubira inyuma. Ni gahunda bafite ndende, ni gahunda igaragara ko bazakora uko bashoboye bakaba barwanira uburenganzira bwabo. N'uburenganzira bwabo kugira ngo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeze kuba baba hariya nta kibazo bafite, ndetse n'abahunze n'abari mu ntara zigiye zitandukanye zitari izo muri icyo gihugu babe bagaruka. Murabizi neza ko hari abari mu Rwanda, abari mu Burundi, hari abari muri Uganda bahunze kubera mu by'ukuri amasasu. Ibi rero bizashyirwaho mu by'ukuri umurongo nyuma y'iyi minsi turebye uko SADC izamanuka hariya ndetse n'abandi bambari bayo
murabizi neza ko FARDC FDLR bakiri hariya n'abasirikare b'u Burundi bakiri hariya nubwo bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi, umunota ku munota. Niba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi umenya amakuru ari update ari gutrendinga hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo no muri Kongo muri rusange. Saho gusa murabizi neza ko twe tubagererayo ndetse n'amakuru bari gutrendinga hirya no hino kw'isi. N'amakuru yari yakomeje kugenda yerekana ukuntu ingabo ndetse n'umutwe wa FARDC ukomeje kugenda uyicanga ndetse wibaza ese turakora iki ko Tshisekedi akomeje kutwohereza ku rugamba. Mu by'ukuri tubona ko ibintu bikomeye ndetse bikomeje kugenda bidutesha umutwe cyangwa se bikomeje kugenda byerekana ko iki gisirikare cya FARDC nta myitozo gifite. Guys, rero yari update kuntu mu by'ukuri SADC yakomeje kugenda igaragaza ko ikwiye kuba yagira ikihindura. South Africa yiyemeje kuba yazana intwaro zo ku rwego rwo hejuru kugira ngo irandure uyu mutwe wa M23. Ndabakunda cyane rero.